ngo bimeze bite karibu kuri Riti France Lifestyle umunsi tugende muri magazeti tugende gushopinga mbereke mbatembereze ahantu wajya ugura utuntu tw'ubwenge kabisa utuntu two twitaho utarakanda subscribe na byondeho ubundi twigendere nze mbereke ahantu wahahira utuntu tudahenze kabisa utuntu twiza cyane. Mwaramutse mumeze mute nizere ko mumeze neza. Uyu munsi ngiye kubajyana mu shop nziza cyane icuzamo ibintu bihindutse bidahenze cyane. Muze mbereke abazajya baza mu Bufaransa muzajya muguriramo ibintu bidahenze cyane. Areka ntangire nze mbereke mwirebere cyangwa bashaka kugura amakado nkajya muyagura mukareba kuri Macye rwose birahendutse ntago bihenze. Alors, iyi shop ngiye kubajyanamo bayita normale na gashopu abantu hano mu Faransa zigeze hari ahantu hose ziba zihari cyangwa banda Germany naho banzi iyi shop ihaba. Urabona ko rwose ibiciro bigiye bi hasi cyane. Reba nk'iyi isabune yo koga igura amayero ane yashize mu Manyarwanda ari make cyane ntago yakura mu giciro nk'iki cyo mu Rwanda. Urabona amavuta, urabona marke ya Dove murayizi abantu bazi Dove bakoresha amavuta yayo cyangwa isabune yayo muzi kuni humura kandi ari nziza ku ruhu rwose. Igiye ifitemo ibintu byinshi bitandukanye n'isabune umuntu ashyira muri baignoire umuntu ushaka kugenda rwose agakura akaban cyangwa se kagamba kugenda akajya muri baignoire rwose akumva ubuzima uko bumeze. Harimo ibintu byinshi cyane. Marke ya Vaseline, mureba marke ya Vaseline kagasabona kababwiyeho rwose agasabone ni keza. Reba kagura ngahe, kagura amasantime 80 nko kumva kagura igiceri cy'ijana ni nkuko wabyumva muri make. Iyi sabone zifitemo amoko menshi zigiye zifunze mu makarito harimo enye cyangwa 5 gutyo. Murabona ko rwose zirahendutse. Ino marke ya Vaseline zifitemo ino l'huile abantu benshi bakunda kwikoresha ni nziza cyane. Nziza cyane ku ruhu rwose yidrata uruhu. Urabona ko reba ntuza Vaseline abantu basanzwe bazi Vaseline bazi ko Vaseline yindi kikotoro ariko Vaseline ni marke ifite amavuta meza n'amavuta nayo ni meza cyane urayisiga agafata ku ruhu. Yifitemo ubwoko bwishi cyane doragura ngahagura make cyane. Aya mavuta ndakeka ko nk'umuntu uri mu Rwanda kwagura hafi nk'ibihumbi 15 cyangwa 20 rwose. Umuntu uzumva cyane mu Faransa cyangwa se uhari uzarangura uzafate byinshi ujyane kuko birahindutse cyane. Kandi dukomeze kuri Nivea, marke ya Nivea rwose nayo abantu bakoresha Nivea, abantu bakunde koresha Nivea ni amavuta meza cyane abantu bisiga abagore n'abagabo bose bashaka kwisiga. Ifite ano masabune yayo, amasabune yayo nabwo agiye ari mu maparfum atandukanye ahumura neza cyane dore zigura make cyane. Nivea nayo ifite amasabune nayo amasabune ano ari solide mu amakozwe mu bintu byinshi bigiye bitandukanye kuri make cyane rwose. Dore isabune igura yero 120 make cyane rwose. Dore amavuta ya Nivea ndebera amayera 2 yo kubagigura ubwo amayera 2 mu Nyarwanda ni ibihumbi nka 2. Amavuta ni meza cyane rwose ayikoze azigiye zikozwe muri kakarubamba mu maparfum menshi agiye atandukanye. Dore nazantuza rwose umuntu ashyira mu kwaha nazo. Dore ano mavuta ni meza cyane kabisa. Aya mavuta ni meza pe abantu bashaka kujya amavuta yantuza kukoze muri kokobata. Ano mavuta ya Nivea ni meza nanga cyane nkunze kubona abagabo benshi bagize bakunze kuyakoresha cyane. Aya mavuta ya Nivea ni meza cyane agiye akozwe mu bintu byinshi bitandukanye agiye ari no mu bintu byinshi bitandukanye mu stockage bugiye butandukanye. Buri wese arisanga bitewe n'uruhu rwe kabisa agize afata neza ku ruhu urukidrata uruhu kaza rumeze neza. Murabona ko n'ahantu hacuruzwa amavuta meza hendutse cyane. Aka kashopu nayo ndagakunda cyane nkunda kuza kuguramo utuntu tumwe na tumwe. Twagiye nze mbereke muri bino byo kwita amampuza amaserumo hagiye harimo amabrand menshi cyane amarke menshi nanjye nayo ntazi ariko bihwana n'ibyo ndi gushaka. Ano masabune rwose nayo umuntu akunda gushyira mu ntuza muri baignoire nk'umuntu akuzuza baignoire ugashyiramo isabune rwose itanga urufuro rwiza cyane. Kwikuba mu mugongo bino birose by'umuntu akoresha utu dusabune tumeze neza. Dore abantu bakunda rwose kwipipyinyura ibintu wakoresha cyane. Kankomeze mbereke nandi bintu umuntu akoresha abantu akunda kwambara amaperike cyangwa se wigs. Ari amantuza amajeri bakoresha mu mutwe nano mantuza n'amaguru cyangwa se bakoresha amakore bakoresha bambara amantuza amaperike ku mutwe. Hari brand nyinshi kandi murabona ko ntazira hendutse cyane ku bantu bazi kureba ibiciro ni ku giciro gike cyane.
twagiye ino marike ya Garnier. Ino marike ya Garnier ifitemo ibintu byinshi, ifite amaserumu, ifite amasabune, ifite amademakiya menshi cyane. Urabona ko rwose bigiye bigize. Hano ni ahantu hari uturuwire, uduserumu umuntu akoresha ku ruhu, utugomasi cyangwa se amascrub yandi ejo nari kwasobanura. Urabona ko ushobora kwisangamo ukaguramo ibintu byinshi cyane. Ino marike ya Garnier nayo ndayikunda cyane, igira ama product menshi kandi meza. Dukomeze turebe ubuserumu bwinshi kabisa. Amaserumu murazi ukuntu agira akamaro ku ruhu rwo mu maso, nuko agira akamaro nako nyine igiciro kizamuye, ariko hano igiciro kiri hasi pe, kiri hasi. Abantu bakunda kwitaho mu maso, utu tuntu bakoresha mu maso turinda iminkanyari, watugeraho kabisa tukakugeraho ukadukoresha. Tuzagwende rwose awajya kutugura ahandi, ariko ino shop igurisha ibintu hafi ya byose kuri make cyane. Yaba harimo brand ni nyinshi, marike ni nyinshi, ugenda ureba ugahitamo igihwanye n'uruhu rwawe cyangwa se icyo ukunda gukoresha. Amantuza body creme ni menshi, kiza kiyimagaze kandi igenda ishyiraho icupa ryo gufungura ukareba test nyine yo gutestinga, urafunga ukareba ukihumuriza. Niryo nkundira imagaze rwose. Ishop igira icupa rimwe cyangwa ibintu byose, haba hari ikintu ugomba gufungura ukumva, haba ama parfum n'ibiki rwose, haba hari akantu ugomba kureba ugafungura ukumva. Marike y'amavuta ni menshi, ano mavuta nayo ni meza cyane, ari meza kandi arahendutse. Amavuta ari ntuza nka 500 ml akagura mayero 4. urabona ko akozwe mu bintu byinshi bitandukanye. Ikindi yidrata uruhu, na amavuta meza cyane rwose, ushobora kugura ugahereza umuntu kado cyangwa se umuntu yakoresha wayakunda ukayamuhereza. Abantu bakunda kwita ku birenge byabo rero murabona ko habaho mask cyangwa za scrub cyangwa se za exfoliate umuntu akorera ibirenge. Abantu bakunda ibirenge byabo rwose, hano naho hari ibintu byiza ushobora gukoresha wita ku birenge byawe. Dore scrub cyangwa se creme umuntu akoresha yita ku birenge bye. Abantu bagira ibirenge bikomeye cyangwa se bashaka kwita ku birenge byabo nabo hose biba bihari. Reka nkomeze ngene mbere cyamo maverni nazo rwose hari amoko menshi. Hari amaverni nayo inzara zibatera n'ibiki byose, ubwoko bwinshi, amakureri menshi ku giciro cya make cyane rwose. Verni imwe igura enero, nko kuvuga ngo verni imwe igura nk'amafaranga 100 cyangwa 200. uko umuntu ukumva ndi kubyumva, ubwo nyishyize mu Rwanda yaba ari igihumbi, ariko uko umuntu ari kubibona cyangwa kubivuga gutyo ni make cyane cyane. Dukomeze nkomeze ngende mbirikya amavuta, amakorgate. Ahanini ibyo ndiweka ni ibintu mu Rwanda birahari, ariko nuko ibihi ibiciro bigiye bitandukanye bihindutse cyane. Yamazi dukoresha mu kanwa, twoga mu kanwa, amabrosada, korgate cyangwa se dentifrice zino umuntu akoresha yoza mu kanwa ni byinshi. buno buntu umuntu akoresha hagati y'amenyo, umuntu akora miryo mu menyo, buno bwiza cyane kukoresha mu kanwa, burahendutse, bugura make cyane pe. Kuko ugiye kuyigura mu yandi mashop usanga bihenze, ariko kano gashop ndagakunda cyane. Naka gashop n'uburi hano mu Faransa ntuzigere ugenda utakinjiyemo, cyangwa se abantu bacuruza waza ukagura ukarangura kabisa, ukagenda ukabicuruza ku giciro nawe kidahenze cyane. Urabona koko birahendutse. Abantu umuntu abwira ngo azakuzanira iki, cyangwa se umuntu ari nk'uburayi cyangwa ari ahantu hose uzakuzanira iki ukavuga ngo shokora, cyo se biracyabaho. Jya umubwira kuzanira amavuta meza, udukweto cyangwa se imyenda cyangwa se parfum. Hano mu Faransa ama parfum meza, nzabajyana muri shop naho mbereke ama shop y'ama parfum. Nzabajyana no mu yindi magaze icuruzamo ibintu by'imyenda, inkweto bihendutse kuri make cyane. Nagiye mbagira ngo mbereke, nagira umuntu uzagiza cyangwa muziranye uje mujye mubasaba babazanira utuntu tw'ubwenge, apana amashokora, apana amabombo. No, mujye musaba ibintu bimubwira kuzanire ibintu byiza, ikintu kigaragara kabisa wakoresha nawe cyakugira akamaro. Bombo cyangwa amashokora ntantu bitaba. Nkandira subscribe kugira ngo tuzajya ucikanwa ngizaya Mbatembereza mbereke uko ubuzima bwano bumeze. Hari nk'abantu bafite amatsiko cyangwa se bari kiriye kumenya uko biba bimeze, nuko bimeze. Aka gashop rero mbajyanye uyu munsi nuko ibintu bihagaze byifashe, ntago bihenze pe, birahendutse. Ni ku giciro cya make, kuri make cyane. Murabona ko bihendutse cyane. Nk'abantu bashaka gukora ka business ushobora kuza ukarangura cyangwa ukagira ukajyanamo byinshi ugashyira abavandimwe n'inshuti. Nizere ko rwose mwishimye.